Muri aka kanya nifuje kubashimira mwe mwese twatangiranye urugendo, mukaba mukomeje kumpamagara, mukaba mukomeje kunyandikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mumbwira ko turi kumwe, mumbwira ko ndi mu muhamagaro wanjye neza. Rero rwose biranshimishije, bikaba binzanye no kubabwira nti murakoze kandi mukomeze mu ntere iyo imbaraga zo gukomeza kubazanira ibiganiro bitwubaka, bidufasha gukira ibikomere ndetse no kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego rero nabashishikariza kujya muri aya video mukazisharinga ku bandi, mukazisangiza abandi, ndetse mugakora no kuri subscribe kugira ngo zibashe kugera ku bantu benshi bashoboka, tubashe gukira turi benshi, tubashe gutera imbere turi benshi biduturutseho. Ni muri urwo rwego rero nifuje kubaganiriza ku ngingo ikurikira. Nifuje ko tuganira ku nzitizi zikomeza kugenda zituzitira mu rugendo rwacu rwo gukira ibikomere cyangwa se kwiteza imbere. Murabizi nk'abakristo ko Imana yatwigishije amategeko yayo abiri gusa, ati urajya unkunda, ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ayo mategeko abiri rero akubiyemo ibyo twifuza byose, ibyo dukeneye byose kugira ngo tubeho ubuzima bwiza, kugira ngo tubeho ubuzima twishimiye kandi tubane nabo twishimanye nabo, tubayeho nk'abana b'Imana. Nk'uko mubizi rero, Imana yaturemye twuzuye, Imana yaturemye kugira ngo tube twishimye, ntabwo yaturemeye kubaho mu bubabare, ntabwo yaturemeye kubaho turi mu bibazo, ntabwo yaturemeye kubaho turira. Imana yaturemeye kubaho ubuzima bwiza kandi tukabubamo twishimye. Yaduhaye impano dukeneye kugira ngo tubashe kubaho muri ubwo buzima twifuza. None rero muvandimwe, niba ukomeje kuba mu buzima burimo ibibazo, ukaba mu buzima utishimiye, uri mu bushomeri bukomeye, wumva ko abantu bakwanga, uri guca mu bihe bikomeye, wenda divorce, cyangwa se abana ntimufitanye umubano mwiza, bari kujya mu ngeso zitari nziza, ibintu byinshi nk'ibyo byose, ni igihe kigeze kugira ngo utangire wisuzume, urebe ubuzima urimo uko bumeze, urebe ikigutera kuba muri ibyo bibazo bya buri munsi. Nufata umwanya rero ugatangira kwitekerezaho, ugatangira kureba origine z'ibibazo ufite, akenshi uzasanga ibyo bibazo biterwa n'ibyo tubamo, n'ibyo twitekerezaho bitari byiza se, cyangwa se n'ibyo tubamo twebwe ubwacu n'abo tubana nabo. Nk'urugero natanga, benshi mu Rwanda turi abakristu, hari insengero nyinshi cyane, nubwo zimwe zagiye zifungwa, turasenga, tujya mu nsengero za buri munsi. Akenshi usanga aricyo kintu dukora cyane 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 pe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko se ayo masengesho tuvuga, izo nsengero tujya gusengeramo buri munsi, tubikora koko tubikuye ku mutima, cyangwa tuba twagiye dukurikiye abandi, cyangwa tuba twagiyeyo kugira ngo nyine twiyerekane mu maso y'abantu ko dusenga, cyangwa se kugira ngo ari mu buryo nyine bwo kugira ngo tubashe kubikora nka service turi kwiha, ariko tutabanje mu by'ukuri kumva ibyo turimo. Rero Imana yarabyoroheje, iduha amategeko abiri gusa, iratubwira iti kunda Imana yawe n'umutima wawe wose, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ariko se niba ubyuka ukajya mu rusengero ukajya gusenga Imana yawe, ariko wavayo ukavuga uti uyu muntu simuvugisha kubera ko wenda afite ibyo dutandukaniyeho njye nawe ntiyumvamo, ukavuga uti uyu muntu ni muremure, ni mugufi, afite amazuru manini, amazuru mato, arabyibushye, arananutse, ni igikara, ni inzobe, ni umukene, ni umukire, ni umwirabura, ni umuzungu, ibintu byinshi nk'ibyo za limitation twishyiraho
akenshi tutanatekereza ko arizo ziturimita bwa mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukavuga uti ndi umukristu, niba uri umukristu Imana ikaba yarakubwiye iti nkunda n'umutima wawe wose kandi ukunde mugenzi wawe, ariko wowe ubwawe wava muri ya kiliziya, wava muri ya nsengero ukumva ko utavugisha kanaka kubera kubona ko mutandukanye mu buryo mwaremwe, mu buryo mudateye kimwe, mutavuga kimwe, mutagenda kimwe, urimo guhima nde mu by'ukuri? Niba Imana yarakubwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, wowe ukagaruka ukishyiriraho limitation z'uko ugomba kumukunda cyangwa utamukunda kubera ibyo byose navuze haruguru, cyangwa se ko kubera ko muri kondisiyo zitandukanye, cyangwa se kubera ko wumva ko ari wowe mwiza mu buryo urimo kuruta uko ari, ukumva ko wenda ugomba kumujija kuba iyo umuziho, ukavuga uti kanaka uriya wakuyemo inda sinamukunda, kanaka uriya wasenye urugo sinamuvugisha uko ngomba kumuvugisha, kanaka uriya washatse agomba gushaka. Ibintu byose nk'ibyo ngibyo biturimita, akaba ari byo ushyira imbere kandi uvuga ngo uri umukristo urasenga buri munsi. Imana ni hahandi ijya yicara natwe ikaduseka ikavuga ati agose aba bantu naremanye umutima wanjye, nahaye imbaraga zanjye, nahaye ubushobozi bwanjye, baza kwicara mu kiliziya, baza mu nsengero bakaza kumbeshya ko baje kunsenga kandi badakunda nabo hagati yabo, buriya baba bumva bimeze gute? Iyo baza kumbeshya mu buryarya bwabo ngo baje kunsenga kandi areba mugenzi we ntamubonemo umuntu, buriya aba yumva bimeze gute? Iyo ugira gutyo ukavuga uti kanaka yambwiye ko yanga kanaka, none ubwo yanga kanaka nanjye ngomba kumwanga, uwo muntu utazi nibye nta naho muhuriye, ariko ukamwanga ko kanaka yakubwiye ko amwanga atamukunze kubera ikintu runaka, nawe ukagendera mu kigari. Ibyo bintu rero nibyo bitugaruka, tuba twifitemo, nizo dusohora hanze, twazisohora hanze zikatugarukira. Niba ikintu uba wifitemo icyo ari cyo cyose, niba ari urwo rwango, niba ari uko kutibonamo abandi, kutababonamo nk'abantu, niba ari ukutitekereza neza, ikikurimo ukagisohora nicyo kikugarukira. Ibyo bintu rero nibyo bituma tutabasha gukira ibikomere cyangwa se ngo dutere imbere uko bigomba. Niba uri muri urwo rugendo rero, tangira wisuzume urebe ikigusohokamo. Ni hahandi Imana yavuze ngo ururimi rwawe rufite ububasha bwo gukiza cyangwa se rukaba rwakwica. Icyo urukoresha, icyo uruvugisha, waba ukibwira wowe ubwawe cyangwa se uwo ukibwira, urwo rurimi rufite ubushobozi bwo gukiza cyangwa rukica. Niba rero ibyo witekerezaho, n'ibyo wibonaho, n'ibyo cyangwa utekereza ku bandi ari ibitabaha agaciro, birakugarukira. No wajya kubwira ya Mana wasohotse ukajya mu kiliziya gusenga cyangwa ukajya mu nsengero, ukagenda ukavuga amasengesho menshi cyane, ukaririmba, ukagira ibiki byose, ariko udakurikiza ya mategeko abiri yaguhaye, nibyo bigenda bikagaruka bikakuzitiza, bikakudindiza mu gutera imbere cyangwa se no gukira wowe ubwawe ibikomere ufite kugira ngo ubashe gutera imbere. Nuko rero ibyo ni ibintu ugomba gutangira gutekerezaho. Niba uvuga uti ndashaka gutera imbere, ndashaka gukira ibikomere mfite, tangira urebe ukuntu ubanira abantu bagenzi bawe, utangire urebe ukuntu ubana n'Imana yawe. Niba ugenda ukayisenga mu buryarya, irabibona, ntago ari abantu nkatwe, irabibona, kandi ko ibibona nayo irakwihorera ikavuga iti bariya abantu nabahaye ibyo bakeneye byose byo gutuma bashobora kubaho uko babyifuza. Niba rero baticaye ngo babyishakemo, nanjye nzajya mbareka ndebe amaherezo yabo. Ngayo nguko. Tangira wisuzume urebe ukuntu ubana n'Imana yawe ndetse n'uko ubana na mugenzi wawe. Amategeko yarayaguhaye, uko yayaguhaye niko ugomba kuyakurikiza kugira ngo nawe ubashe kubaho uko ubyifuza, kugira ngo nawe ubashe kubaho ubuzima wishimiye, kugira ngo nawe ubashe kubaho ubuzima buguhaye amahoro. Komera rero, Imana irakuzi kandi iragukunda, urakabaho.